kumufatirana mu ntege zuko nta babyeyi zuko hari iki. Nibazaga nyine nk'umuntu wamuguze ku muhanda kubera ko urumva mwana bari kwigurisha. Uwamuguze ni umunyacyaha, ntabwo reka bisubiremo, ni umunyacyaha. Reka nsabe muri amakanya nze kubasomera itegeko rya human trafficking ndicara ndishaka mbereke ukuntu bahana umuntu ujya kugura, ndetse murabicikeho abagura niba hari abahari. Nigeze gutangara mu rukiko umuntu adekaraye ngo yaramuguze ngo nk'abandi bose. Ndibaza ku kigo ngo batahise bamukurikiraho n'icyo cyo kugura. Turabivuga bibabaje, birababaje. Ibi tuvuga utekereze ko umwana wawe ashobora kubamo, sibyo? Ashobora kubamo. Koze nitwa Jean Vianney, umunyamakuru wa Inyarwanda. Nshaka kwanza gushima Dr. ku kiganiro cyiza aduhaye. Ikibazo ufite ni kimwe muri no minsi hamwe n'ino era ya social media, bamwe mu victim arajya kwitaba RIB yamaze gukora ibiganiro, mbese yakoze press conference yatuganirije yatubwiye ko umugabo yamuhoteye, cyangwa se niba ari n'umugabo yavuze uko yabanaga n'umugore we mu makimbirane. Bikanaduha rimwe na rimwe ugasanga kuri social media nyine bafashe uruhande, wakunda yavuze ngo n'urukiko rwa rubanda bitewe n'ibyo umugabo yavuze cyangwa se umugore yavuze. Rimwe na rimwe ugasanga nyine namwe ntari nekeza ko namwe birariganwa mubanza kubyumva media igira bitewe n'ibyatangajwe n'abari ba victim. Hari igihe aza wenda mu gusobanura akagira ibyo atavuga bitewe na pressure ya social media. Bakoze reka nkubwire abo wabonye byabujije umara gucuranga. Nubwo nyine ni ukubanza kwigira mwiza kuri societe, kuko namwe nyine baha views, sibyo? Ni ukwigira mwiza kuri societe. Bazi ko ngo buriya social media zitera icyugazi, zitera pressure umugenzacyaha, umushinjacyaha cyangwa umucarekada. Twarabisobanukiwe. Biriya byose urabivuga, ndetse mu byo uri kuvuga uri gutangamo ibimenyetso byiza cyane, ariko ntacyo bimaze. Ni ukwigira nyine mwiza kuri societe, ariko ntibivuza ko niba ukurikiranwa cyangwa se niba udakurikiranwa ntukurikirana, kuko ubikora afite icyo agamije. Nuko namwe nyine abazi ko muri gutangaza Jean Vianney, nuko babizi. Ariko icyo nakubwira nuko perception dufite hano tugomba kwiyumvikanaho. Kimwe hariya dufunge, kuko afite mikoro kuyimwaka byaba bigoye. Hanyuma ingingo ya 24 ku itegeko rirwanya icyo bita trafficking ibuza gutanga ikiguzi agamije mpuzabitsina. Ibyo bivuga iki? Yego, iryo ni itegeko riranahari. So hariho rero abantu bumva ko ngo yaguze ukayabona uburenganzira. Monsieur, ni icyaha cyangwa n'amategeko n'ibihano biraremereye. Niba hari n'umutse kumva wavuzwe cyane akurikiyeho kimwe muri ibi byaha cyo kugura, yumvaga ko ari right, ntabwo ari right. Murakoze cyane. Nitwanza Bandorataje muri radio televiziyo Izuba. Ikigo cyangiye kubaza kiri mu mwanzuro w'inama y'igihugu y'umushyikirano uheruka, aho byasabwa ko twese nk'abanyarwanda tugomba guhagurukira hamwe tukarwanya zino nda ziterwa abangavu. Byagaragaye ko twari ku 8% mu mwaka ushize muri DHS mu mwaka ushize. Ese mubona umuvuduko murimo gushyiramo, murabona ko 2030 tuzaba tugeze kuri 1.5%? Ikibazo cyane kindi cya kabiri, ngira ngo dukore inama nyinshi, minisiteri zikaduhuza tukicara tukareba, ariko imyanzuro igafatwa ikurikiranwa ry'ishyirwa muri iyo myanzuro gushyirwa mu bikorwa, tugategereza tugaheba. Nk'ubu hari imyanzuro yafashwe ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu mu nama yaratangije ku turere twose tw'igihugu, ba visi meya bashinzwe imibereho myiza bose bari bayirimo, buri karere kagaragazaga ibibazo bafite. Hari imyanzuro yafatiwemo. Ese uyu munsi imyanzuro igeze hehe ishyirwa mu bikorwa? Ikindi isabiraga n'uyu munsi twajya
twagira ngo muze kudufasha kugira ngo tuzabone n'ubundi aho dushingira mu gihe tuba duteranye umunsi nk'uyu nguyu, muze kudushyikiriza imyanzuro y'igikorwa twebwemo uyu munsi. Murakoze. Buriya hari ikintu tugomba no kugorora. Inda ziterwa abana b'abangavu, buriya inda ni konsekanse y'icyaha cyo gusambanya, sibyo Theo? Guterwa inda ni ingaruka z'icyaha cyo gusambanya. Ngira ngo rero icyaha cyo gusambanya umwana, ngira ngo ibyo birumvikana. Hanyuma ibijyanye n'umuvuduko urahari, usura tutari kuvuduka, ariko tugenda twagera. Ni ukuvuga ngo mudasigaye inyuma tujyaneyo, uwo muvuduko tujyane, nzi neza ko tuzabica. Ariko nimusigara inyuma, urumva ko nyine hari ingufu zaba zisigaye. Niyo mpamvu ubona namwe ubu ngubu mwavuze nti tujyanemo, tuvudukane, umuvuduko wihute. Ikindi, imyanzuro ba visi meya, gusa icyo kibazo ukibajije umuntu utarimo. Dr. Murakoze, bampaye mikoro nyikoresha. Nitwa Francine Umutesi, nkorera muri RBA. Ndashaka kubabaza nkari ikintu mukora mu kugenza ibyaha by'abantu bafashe abana ku ngufu. Gorora, basambanyije abana ku ngufu, hanyuma bakava mu gihugu bakagenda abanyamahanga. Tugorora imvugo. Basambanyije abana, nta ku ngufu, nta ku gahato, urumva? Reka tubanze dukore exercice, twese dusubiremo. Gusambanya umwana, nta kuvuga ngo ku ngufu, ku gahato, nta kindi cyongerwaho, ni ugusambanya umwana gusa. Yego, murakoze. Abanyamahanga basambanyije abana bakava mu gihugu bakagenda. Ndafatira urugero kuri GBV clinic yo mu mwaka wa 2023 mu karere ka Rusizi. Byagaragaye ko hari abashoferi batwara amakamyo baturuka muri za Tanzania n'ahandi hanze y'igihugu, basambanyije abana, hanyuma batoroka igihugu, barasohotse baragenda. Ari abanyamahanga, nyuma yo kumenya ko bashakishwa ntibongera kugaruka. Abanyamahanga basambanya abana ntibagaruke mu gihugu. Iki kibazo murimo kugikoraho iki? Ko hari ikibazo gihangayikishije. Murakoze. Shizeho nyine kandi emphasis bihangayikishije. Kuba ari gusambanya abana nicyo gihangayikishije. Ibyo byonyine kuba bihangayikishije birahagije. Gusa icyo nakubwira, inzego zirakorana, akaboko k'ubutabera ntawe katagera, ariko igikorwa nuko bashobora gucibwa urubanza in absentia, none tukazasaba urwego igihugu aturukamo kuba bamukurikira. Batamukurikirana agashyirwa ku bantu bashakishwa na Interpol. Ubwo ni iki bivuga? Ni ukuvuga ngo niba utazagaruka mu Rwanda, ariko ntuzava mu gihugu cyawe ngo ujye mu kindi, kuko nujya uva mu gihugu cyawe ujya mu kindi, Interpol bagashyiramo passport yawe n'amazina yawe, ntabwo bizakoroha, bizafatwa. Nuko nguko nicyo dukora. Ariko nanone icyo nakubwira, wumve ko harimo gukorana kw'inzego bijyana na political atmosphere ya politike ihari muri ibyo bihugu. Urabyumva, hari aho bashobora kubigenza buhoro cyangwa kubyihutisha, kugira ngo urabyumva. Ariko ntabwo inzego zicaye, kuko icyaha cyo gusambanya umwana ntigisaza kandi ni kibi, kandi buri gihugu, nta gihugu kitagihana.